producer yarahimbye Jelly Kali yani director yarayoboye uko dutangira n'imodoka yari izanye abantu bakomera bizi imodoka zigeze zikajya amadarapo nanone za plaque zigaragaza imodoka z'aba diplomate hari igihe babahagarira ibihugu byabo mu mahanga cyangwa se ari abanyema cyane niko bimeze abantu bahagarira ibihugu byabo mu bindi bihugu bimeze bite forecast imbere murareba muti ni sawa kabisa abari kuri piscine inyuma murareba bimeze neza abandi baca abana barinzi baba bafite itumanaho my friend baravuga bakavugira mu ntoki ariko muri yebo bavugira mu ntoki maye bigenda mu matwi ni nkayanga avugira muri manyeto bigaruka muri televiziyo ukanya babayobozi barimo barashamo barakwereka abarinzi icyo bakoze filime yitwa Defender abarinzi cyane n'iby'umupira bakunda kuvuga ba Defender n'abarinda amazamu the Defenders bije mu mazi bahita bajya kuri ba nyakubahwa abandi barinzi nyakubahwa byakuyobera nubwo waba uri umupimyi runaka wayoberwa n'indi ushaka kurasa baviramo kandi mu mpande zitandukanye muri piscine harimo babiri barashakamo umwe kumurasa havuyemo abisore bine havuyemo amakipe ane ku buryo utamenya ninde bashakaga kuko bashakaga ari hakuno n'umusaza gende sa hakuno abanyamakuru baje birukanya ko babigenza bite mu banyamakuru niho harimo abicanyi dore filime Fatu barakade shuta murashi nundi murinzi winji kumba bari barinzi umugabo bose banabi dore filime bose hafi ya bose killers in the beauty in the city abicanyi mu mujyi harundi Defender winji abari barinzi umugabo bose barabagize banabi nundi Defender winji bose bari bigize ngaba Defender duri nyuma yi kumbe imbere arabandi baje arahindukira ibi nabyo ntabwo byizeye nukizera umwana w'umuntu ngo mpaka ari nabo ntabwo abizeye nubwo barendanye nawe arabareka bacaho bararobye arakabaza atangira gushakisha abagabo tungane zana abandi bamwegereye private conversation. So if you don't mind, why are you just sitting? Nyuma yera data we moto baraka kamera baada showa musitara bica muri kamera yitambiye wo yarinda arindi benzi yaje benzi sana wiri wose yama darapona kubwiye ibyo mutuko yakubye n'indi hakuno aje kujya modoka oya urakora biki I don't think so. pinyeka ko yajyamo aho kujya yajyamo ari umupujyamo wenyine katsindwa bakinagamo modoka umugabo yaragiye kujyamo na yari tese n'igisasu yaramutabaye nuko abantu bakora amazina mva magambo hano. Can anyone in this classroom distinguish between protectors and assassins? muri aka kanya ari muri bimwe baje kwiga hano ninde wansobanurira itandukanye hagati y'umwicanyi n'uwari urinze Handing in my resignation about now. muri aka kanya je nanakwegura kubera warindaga ko bweguraga hano. Where in the manual does it tell you to hold a gun to the head of the mugabo wari urindishije imbunda niwe mugabo wari kuba uninze kandi ukamutunga imbunda ngo kandi ugura muninze ngo ubwo uragira ngo umu kidnapper? uri umwe mu bamurindaga cyangwa uri umwe mu bamushimutaga cyangwa How about letting the rest of us in on what you were thinking? wambwira ibyo wize n'ibyo watekerezaga kuri umuntu. One of the lessons that you taught us was to, under certain circumstances, you must be prepared to die to protect the life of the subject. ndabyibuka mu magambo watwigisha baratubwiye ngo twakwiyemeza no gupfa tukarinda uwo tugomba kurinda none se buriya banamurindaga bamutungaga imbunda nanya bagiye kumufunga aho kugira bamukurure abana bamuhaye amasomo. There's more to being a bodyguard than just being fast or prepared to die. musore hari ibindi birenze kuba bodyguard cyangwa se ibirenze no kuba witeguye gupfira urinda cyane icyizere. uriya mugabo yabuze icyizere cyawe yatangiye kumuganirira ariko ibyo ntacyo bivuze ko wakoze akazi kawe neza. Will I be going with the others? I think we'll be able to find a place for you. ndashaka turakubonera ahantu. But I have another assignment for you. mufite izindi nshingano izihe In Hong Kong. muri Hong Kong. Hong Kong Doing what? wari iki? That is James Chong. uriya mugabo yitwa Jing Shang Fung Group, a corporation that brings in millions in foreign money. kandi akora mu muryango ngo winjiza za miliyoni mu mafaranga y'amanyamahanga kinjizani iwacu mu Bushinwa gusa ugiye kujya kumurinda muri Hong Kong hano ari muri Beijing ni imirwi itandukanye. You are going to be protecting that man's girlfriend. ugiye kurinda umugore w'uriya mugabo. uriya mugabo ni umukire cyane umugore we rero niwe ugiye kurinda agiye kuba bodyguard w'umwami. hari akabati batangiye On the kuganira evening of May 27th, ku itariki 27 z'ukwa a man gatanu was strangled to death at the Clearwater Bay Yacht Club.
hari umugabo wishwe yicirwa kuri Bayard Club. The victim was Liu King Chu, an elderly... umuntu wishe uwo muntu ndetse yitwaga Kim. The suspect in the murder is Chu Kwak Ma, the reputed boss of the Liang Ma. uwishwe ni Kim, uwamwishe yitwa Chu. Police believe the motive is related to a case which the CAC is working. Polisi yizera neza ngo kw'icyo kirego hari abantu benshi bashoboye kuba babona umwicanyi, gusa ngo n'uwo mukobwa arimo, uwo mukobwa waje maze akabona umuntu arimo kwica undi, uwo mukobwa ni mushiki wa mugabo. There were two additional witnesses, a sailor, Han Tai Kung, 28, and a security guard. ngo hari uwandi ushinzwe umutekano, umuntu wigenderaga mu mazi. 2 days after the murder, iminsi ibiri ngo bwa bwicanyi bumaze kuba, abantu bose babonye uwo mugabo arimo kwica umuntu barapfuye. uwa mbere yapfiriye muri esanseri. esanseri ni uko yamukubise hasi. Tung Tong Ming, umupolisi nawe wabonye uwo muntu ngo arimo gupfa, nawe yagiye nimugoroba yigire gutelefona, apfira muri telefoni. on June 1st, as Michelle Young prepared her bath, she discovered it had been rigged to electrocute her. umukobwa witwa Michelle ngo yari agiye koga muri pisine, hanyuma atari yajya koga agapusi kamutangamo amashanyarazi aragakubita, nawe bari bamuteze agomba kwicwa. inshingano zawe ni ukurinda uwo mukobwa. kumbe wa mukobwa dore ugiye kurindwa niwe wari uje gushinja icyicanyi kubera gushaka gushinja ikigabo cyatangurwaga n'umukobwa kugira ngo kimugirire nabi. Katururi Charge of the investigation. Not bad. ntabwo ari nabi. Hey, Ken, yewe what's the matter? I gotta go get a bet down. Wait a minute. Trust me, he's number 2. He wins. umva ngiye kujya inyuma buretse nta mpamvu, reka tube turetse uriya mudamu arangize gushinja, hanyuma natwe turabanza tugende. kumbe umudamu wa Mbonegare atari yava muri Beijing yarindwaga n'ibigabo byinshi cyane. Madamu you miss you, I appreciate it. madamu miss you, mwakiraga kaho abana barinzi be. umudamu ararinzwe kubera ikigabo yenda gushinja ngo ujya kugishinja wese benshi cyarabishe. umudamu niwe wasigaye, nawe cyari cyamuteza amazi mu mashanyarazi. Young, do you recognize any of these men? madamu miss you, hari n'umwe muri aba bagabo wibuka wabarisha umuntu? The dangers that are involved in identifying an accused murderer? uzi ko ari bibi cyane uyu mugabo uramutse umushinjije ubwicanyi bwa... I see. Tell James I'm a big girl, with my own mind. Understand? But you're... ndi umuntu mukuru, ntabwo ngirwa inama z'uwo ngomba gushinja cyangwa ngomba gushinjura. icyangwa nuko ngora ikikoze nuri Number 2. muri kabiri niwe wishe umuntu kabiri, uri ufite akana nk'agahurutse nk'akarubuwe basi. niko uriya mugabo muri aka kanya uvuze ko ari we wishe umuntu, ariko ndagusabye mu rukiko ntuzabivuge, kuko nubivuga umenye ko madamu yawe muri aho niwe unshinjije, bamwita Chini. Perhaps you could take care. I see. numvise ngo ko wagiye mu koga muri pisine uhuramo n'amashanyarazi agapusa aragakubita, ikiruta nuko wakwirinda. yagoze igipolisi kindi kirinda. we I could arrest you right here on the spot. nagufunga nonaha wa mujinga we. funga umudomo wawe, uyu ni umukiriya wanjye kumba voka. Goodbye. funga mudomo, funga mudomo, funga mudomo, funga mudomo. abarinda umudamu baraza bakanamukanga, abagabo bari ariya baraza bakamukanga ngo niyirinde atazabashinja kumva ikigabo kuko umudamu yarakibonye. bari hakuno n'umupolisi mugenzi we bari bahore mu mikino amasaha yose. Han Sheng has been trained in Beijing to be a member of an elite corps of bodyguards called the... umuntu waje yitwa Cheng ngo kandi akaba yaratojwe muri Beijing kuba umurinzi w'akataraboneka, niwe wari winjiye mu mujyi arebe ko yaza kurinda wa mudamu Michelle. Can't you come be here with me? waje tukamana koko mana ni wewe nyene ntabarinzi nyene ukuntu wara paratoni yose urayohereza ngo nibaze mandinde ntago nyemera. Only it's impossible this time. mumva We've been through this so many times. urabizi ntago byoroshye muri aka kanya. Very clear. See you later. nakwenyamye nabeho kandi bye. halo yagiye kandi halo igikobwa nikigukupa ntukarwane nacyo, gikirega gisigara kirwana na telefone aho kiri cyari mu ntambara ya Hitler. Oh, he brought in one of those big time... kumbe dore abashinzwe kurinda wa mukobwa babiri hakuno ku maburusheti ibitoki bose araza kandi badabageza, azanye n'ibitoki bya bindi bita intuza babyita gukijyandigezi amaburuteri kayanagaho ngaho, kandi nabo bakabijyaho n'udutoki duhene tuba duhari ako kanya. naza bodyguard from Beijing, uyaturutse Beijing. The parade? mana yanjye menya tugiye kujya ku murongo noneho. This man says not to worry. He's taking over. nimugire ikibazo ngajya kwasimbura. Hello, muraho Lieutenant Chang, nitwa Lieutenant Chang, ni Lieutenant Chang, the defenders. ndi defender. Listen, John, that army uniform you're wearing makes me kind of jumpy. iyo uniform y'abasirikare wambaye ko ari mbi I'm the cyane. Hong Kong police. twebwe turi abapolisi ba Hong Kong, ntabwo uniform tuyimenyereye. funga umudomo, ngejeje hano kurinda. nshaka kubona uwo ngomba kurinda. iki Well, let me see yours then. nyereka ikarita yawe, banza nyereka yawe. uyu nguyu afite ni nka kimwe bya bindi bita ibipande, uyu niwe ufite igezweho. ni nk'amarangamuntu y'abanyarwanda wayibonye. nta bipande byawe muri Hong Kong byemewe. waramubonamo umuturage umuturage akora akazi ke. You're John Chang, right? niwe John Cheng siko? muraho. Shall we?
Yes. twakwinjira mu nzu nkakwereka Mr. Shang left $200,000. yakubashanga yagusije $2,200 As much as you need to protect her. nako $200,000 ngo niyo ukeneye kujya mu murindi okay Please ndabyumva sign. sinya hano usinyira amafaranga yawe A lot of money. ni amafaranga menshi twebwe batwishyura ku ntoki mwana Not for half the world's population. tekereza n'amasaha yose n'iminsi tumaze inaha kuko turi kominari zisanzwe inaha wagira ngo aturusha akazi yewe Did Sean say anything about me? shanga nta kintu ngiye yigeze nsigira bose mwebwe nta mafaranga muri bubone murakatsindwa Not to worry. yewe wimutuka umurinzi umwe gusa bamwishyura ibifaranga bikubye bari hamaze iminsi ni gute abantu batakubitana imitwe ariyo bishobora guhita bimushotora ko bwarari yewe ntukinjire mu bintu byanjye n'ibyanjye ku giti cyanjye ntabwo bimukoreye What job? I don't even know who you are. sinzi n'uwuriwe muri uru rugo rw'amakwanja n'unyirubwira Michelle Young, michelle yawe the youngest daughter of a magistrate. You niwe mukobwa wa mbere mutoya muri magistrate mu bakobwa b'ibwami son. You enjoy going out shopping. ukunda kujya hanze mu masoko guhaha Tell me, am I supposed to yego ko mana yanjye ibyanjye byose urabizi ufite metero ebyiri nako imwe n'igice urakabakaba hafi ebyiri ndi hano Let kuri me be honest. reka mbwise ukuri You seem too young, uri muto too eager. muto cyane Must be your first time. ugomba kuba ari ubwa mbere yo kunywa kobwa cyane igiki twatewe arakaha the bodyguard bal kumbe cyane biza kumupima cyane birimo kumupima mama we nova hundi uragereza imikino cyangwa arakale mani nyamunini gukurura ntaririmu nyamunini araka the bodyguard niwe murinzi waje napfuye nanjye ndi umurinzi nanjye ndi umurinzi Yeah, boy. mbega atana ujya mu gikoni tujyane mu gikoni uwo ni mama mabukore kujyane ntukaze kureba mushiki wawe barimo kumurinda kumbe bapimaga umusore bari burya arindamo You okay, Miss Young? meze saa madamu yanga Leave him alone. mureke wenyine wamubabariye kumbe umudamu ngimenye ari wagiye meze abwira ibisore ngo nimeze yamupime amasasu yanjye ari Did you take Charlie's phone? amasasu wigeze ukuramo Put them out so I can nta masasu bigeze nanakoramo work. Children shouldn't be playing with weapons. akana abana hano narababwiye ntibagakine n'imbunda mama madamu mazere akirame winywa No water or anything else until I tell you it's safe. Only Mr. Charlie. ntukagire ikindi wongera kunywa amazi cyangwa ikindi kinyobwa mpaka nkubwiye ngo kirarinzwe kegari ni murinzi nyabaki waje noneho Many people have kumbe access umusore ko kararinda to staff and family. ndashaka kumenya muri bangahe muri iyi nzu 1, umwe 2, 3, babiri 4, batatu bane abandi bahembe batahe 2, 3, babiri 4, batatu bane 5, batanu batandatu 7, barindwi cyari abahembye kirebe ko cyagavuraho buri umwe kiramwimwe umunani icyenda arashize mutahe haje umurinzi mujyajya mutahe murakapu mutahe the man in charge. mutahe umugabo uriya mugabo niwe uyoboye bose niko yavuga I'm sure you'll be hearing from me. cyane mwokatsindwa mwe muze nicyo nakwirira mugende murakatu sibwo babohereza umudamu kubera kujya gucisha ikigabo kimwe gusa dore abarinzi bari bahari bodyguard bose yarabahambirije Out around Miss Young, the better I like it. Miss Yanga buri uko nkomeje kumenya n'iki kijya mbere kiwe niko nkomeza gukunda akazi kanjye You paid off the masses. Hey, now, I'm not bose asking urabicaye ngo batahe akira you, nawe Miss Young. Wait. My job. madamu Yanga niwe wishyura cyangwa akazi kanjye Sign me out. we nayo ntabwo nyemera Have as much integrity ariko ayo mwana utayemera ndayajyanye yewe ayo ntabwo nigeze nyahakana yewe ariko mwajemure ariko nawe reba ndamfite ntabwo ngende cyangwa abantu bafite ba musore bende That's one hell of a professional, that guy. But I'm one hell of a professional. uriya mugabo ni hatari nanjye ndi hatari ndarasa pam na ndarasa bakapfa bakuru uriya ukubitisha twakarate karateze ku isasu birahura kumbe ikigabo cyatanze icyana cyakibonye mushiki w'umukobwa yashimye mushiki we niwe utarashima nako musaza w'umukobwa yashimye mushiki we niwe utarashima yahinduwe izina isigaye yitwa defender umurinzi defender ni umurinzi b'amazamu madamu My bedroom is off limits, soldier. I need to make a security check right now. madamu nagira ngo nsuzume igitanda mbere yuko kiryamamo yanze gufungura kifite bya bindi bita master key ndani yewe winjiye gute nitiri cyenda reba rikifungura yewe ntabwo ibyo byemewe mba nafunze n'ingufu yewe bagwaye imfunguzo z'ibyumba funga mudomo icyaha amasaha nuza zigomba kuba zifunze. You can't do this to me. yewe ntabwo wabinkorera There's bars on it. ibi ngibi nabyo hejuru ntabwo mbyemera kabisa Right on. amatara yose jya usigamo itara rikumurikira ukandagira Hold on.
This is my room and I want you out of it. Now. Icyumba cyanjye toka nani kabisa. I won't wait. Mu mabwiriza mfite mu kazi banyigishije barambwiye ko ngomba kurinda ndamurebera hose ko hari umutekano akabona kuryama. Ukazajya ucana amatara yose umwanzi ari yanze bakureba wese. Cyane itara riri kumurikira afata ibiki. Take those things. Yego kamana yanjye nango atakunyana n'amavuta yose. Yewe murindira hehe. Nuba baruzansanga i Kigali. Yego kamana. Tumwana wataka. Ini gereza muzindi. Madamu yo. Use this. Fata ibingibi. Sleeping baby. Nta mikino yari. Giakoresha. The defender. Umurinzi. The bodyguard. Ari seriye wayo n'umupfura bizimirambo nitagiseka. Umurambo nubwo wawe ukiri gitusubizamo. Ntabwo useka reka da. I'm here for your safety. I'm here for your safety. Ndi hano kubw'umutekano wawe. In Beijing, do you put cameras in women's bedrooms? We iwanyu muri Beijing mushyira mu bitanda by'abadamu za kamera. Ihangane kubw'umutekano wawe. Yego kamana yanjye. Yego. The bodyguard ava mu cyumba cy'umudamu ko mu mudamu azanye isafuriya. Nibatana n'amasafuriya. Yemba nimbabura ngo nkwereke nari gukinaga amakara. Dukubita isafuriya. Sasa ngango biturukize. I'm giving you an electronic amulet. Ndagwa You alama. must always wear it. Uzajya ukambara iteka. Signal me. Ugize ikibazo uzaga kandi umpamagare. Niko yamusije ku gitanda. Kamera umudamu yayanzemo. Basi. Kuko yabonye ko nakundi nta yindi kamera yakiramo iyo yakiramo yose umudamu azayimena. Gusa inyubako yose yaragiye yuzuza za kamera. Bodyguard from Beijing. Niyo mafaranga yasigiwe yateye za kamera ku nzu. Ahantu hose. Isa yose umwicanyi azaza. Kuko uyu mudamu arakenewe. Ndetse arahigwa yabonye ikigabo gikomeye cyane gifite amafaranga menshi cyica umuntu. Nacyo kiremera kumena amafaranga ashoboka. Gabo yarasuzumye inyubako yose abona yifite mu biganza bye. Mu gitondo cyari igihe cyo kujya ku kazi umudamu afite akazi. Araka. Nyamunini. Reba badasa we. That's impressive. Uragatangaza kabisa wa mwana narakubwiye uze kumbwira mushiki wawe ariko banyuze gusa. Dara buriye mwana wanjye. Mubwire ko rwatari. Ngari makumanuka rundi wa gatatu. That was just Uriya kurutaho. impossible. Mbega gatangaza n'uburyo tambuka. There's nothing impossible about Nta it. gitangaza kibamo ta. Oh, the Uze shark? kwata pemya gatagapima ku ruhande. Hako nyamunini ukambeke nanjye we yamba nabiteye imibara cyagiye pimye kirimo kumanuka. Nyamunini arashaka ko bamwemera ko mbarundi ndibemera. Hey, Mr. Cherry, I'm Michelle's brother. What's up? Ndi mushiki wa Michelle, bite byawe. $50 for a kung fu lesson. Njyewe ngiye kungufu ndaguha amadolari 50. First edition Dragon Ball card. It's worth at least 100. Mr. Shang gave it to me for my birthday. Umva Shang yamaye iyi modoka ku munsi wanjye w'amavuko ariko arambwira ngo nzajye njyanamo na mushiki wanjye. Yewe, bodyguard navuga. Wow. Mbega. Such an awesome guy. Mbega umugabo gatakaza ntabwo ajya apfa guhurutura. Ntagameze nk'abandi bahurutura ukajya ngo imbata irimo kohereza. I was told to by your hotshot professional bodyguard. Wa muhatari bodyguard w'umuhatari hamwe ngo ujye muri kariya kanoza kari inyuma. Bwa sitari leta bwa modoka bwa fake. Kagura 300 n'igice. Ariko bwarazamutse mfashe muri 1.5 miliyoni. Bamuje imodoka ye nziza. Bodyguard yavuze ngo najye mu inyuma. Maze hariho irina tinted. Zazindi ziba ziriho ntuza bya bindi bita ntuza. Hey, this is a nice ride. Ege imodoka nziza uyu munsi bampaye. Namenyere gurwa iriya rwanguruzo none umukobwa niwe wamujyanyemo. Cyo gitiri hano kirakandagira igacaho. Yose bwana batakara ko butango nirizari waka. Ngo kuva navuka. Neje Swahili. Take the old tunnel, it's safer. We fata tawa yo y'amajyaruguru aho mudasanzwe mucari wo mucaha ugomba kuba harinzwe kurushaho. Mbego murinzi atari mushiki wanjye none amutwaye umuntu wanguruza. Ikigabo nacyo kirakata. Uko cyagakase barakata. Imodoka y'umukobwa bazi ko ari nziza ko umukobwa yicaye mu kamodoka kabi. Inzira bagenda. Trouble behind you. You read me? Turakurikiwe. Ho! Motari yabaciye bajya kuri ya modoka y'imbere. Shell, he's after your car. Iyi modoka irimo irakwegeranya munini. Nimugire ikibazo. Na kibazo. Nta kibazo. Like my sister. Bashobora kuba bakeka ko mushiki wanjye ari muri iyo modoka. Nacyo kibona umumotari nyuma arimo kuba Come on.
punch me now. ntabwo bafite muhigira ubwoba mwebwe ni munsi mukomeze inge guparika cyarakandagiye uko gikandagira cyo ngo bagitoba bacyo kijya gukomeza ngo tiragikurikira basi kwa mukobwa ari muri ya modoka kumva imbere yari ikamyo yarije bodyguard arabibona wa undi avuye Beijing katrore yabonye ari ikamyo ibyinjiyemo n'abagenda buhoro yavana imbunda katrore yeah Hold it. You ready to die? Usakupa. It was an accident. Yari accident. Yeah? Yeah. How about if I accidentally shoot you Nanjye right here? ngize akisida ngakurasa nabishakaga. Babarira kabisa barakandika amadoka kabaciyo. Bari bazi ngiriya niyo mukobwa arimo. Barashaka kumwica kuva mu rugo iwe. Komo umukobwa n'umwarimu. Yigisha twana duto. Nibwo kikiza kije benda gutaha. Natinze mu mayira na wa musivili. Niyo mpamvu nawe utinda mu mayira n'abasivili suri umupolisi kubera iki? You take your job too seriously. Akazi kawe rwose nakubonye ugakora bihambaye. A cop can screw up and still keep his job. A bodyguard always has his mission. Umusirikare iteka akora akazi ke usibye ko na bodyguard iteka agira akazi ke. I've sent for the headmaster. Nari nsabye kubona na directeur w'ikigo cy'ishuri umudamu It's yishyira. only for 2 weeks. N'ibyumweru bike. It's just a leave of absence. He's maybe a prisoner in this place. Umva uyu murinzi wahereza none nzize nk'umurinzi. Ibyumweru bibiri najya ku ishuri ziko yasabye directeur w'ikigo ngo ibyumweru bibiri ngo ko yashinga no kujya ku ishuri. All the stuff from me. Ibintu byose yabivanye mu cyumba cyanjye rwose n'uzayendaga kuzijyana n'izi ntuzi zingizi ntuzi. Michelle. Put Chang on. Inkweto. Ntabwo nyembyemera. Sir? Boss. John, John. can you try and ease up on Michelle? Watwara boro ko Would I Michelle. ease up? Yewe. If I'm going to successfully protect Miss Young, Niba ngomba kurinda I madamu want to yawe. restrict the scope of her activities. Kubera iki nagomba kwitaho? Stronger. I just want to be absolutely sure she's safe. Nshaka kumenya neza bari But if you're not barizwe. happy with what I'm doing, I'll just walk away. Niba udashaka kujya ngo nkora ibyo nkora No. ndagenda gutyo oya sinkwerukanye oya bata Sometimes, isn't she? niko rimwe na rimwe amera uriya mukobwa ntabwo yumvikana rimwe na rimwe. Okay. It often is very stressful. I'm sure she'll be all right. Kurinda nta muntu n'umukenera ko bamurinda wowe aho ubonera ngo banafite ba bodyguard nawe bikenera sawa bayi reka mugusubiza kumbu yarakurikirana hafi So, is none he leaving? No, aragenda actually, Well, I warned him. umva now, Michelle, how's Michelle this sound? If John doesn't ease up by tomorrow, you tell me. I'll get you someone else. niba wumva ko ejo bizagera nanone utari wamushimira umubwire ndakubonera undi sawa Tomorrow? ejo ndumva nanone ari cyenda That's not it. umva Tomorrow, I'm going to be shopping for your present. nzaba ngiye Something nice? kukugurira utwo uzaba ufite iki You spend all of your time away. igihe cyawe kirekire kimara uri kure njyewe ukamereza ba bodyguard yewe You have a birthday coming up. So you think about it. umunsi wawe w'amavuko uri murasa Do you think you can just buy me, James? ukeka ko bangurira ibyiza ngo utasicyanga niwe agenda akamugurira gusa umukobwa akaguma inama ntabwo abona umugabo we amugumana na ba bodyguard iyo agiye no kuryama abaguseguye ahantu hose arahasuzuma It's okay. meze sawa ushatse wakwiryamira Too much. biranenze kabisa ubu ngubu it's too much ni ibirenze too much ntabwo ko byakabaye kubwo kumupinga yahisemo no kwirabira hasi niba abandi babyuka bavuga imande imereye nabi kumbe barara kuri sima murinzi ni bodyguard naryama misi yawe bodyguard namuvaho barinzi baragwira iyo yagiye kure yaturutse muri Beijing ahangaha ni muri Hong Kong ni imijyi ibiri itandukanye niyo mpamvu filime bayise bodyguard from Beijing gusa iri zina yazanye bayise defender yarahindutse umurinzi yaba data urandi wo yaba data we yororo zo biri hano babyibereye mu rusimbi nabyo ni birinzi nk'abandi biri mu rusimbi urama yaje kabisa Is that your money? twarabuhoro mwana twarabuhoro kabisa ndayaguha yawe twarabuhoro Pay it back! You know I can't do that. urabizi nakuba kabiri si ijana twavuganye ijana ubwo bibyara desi ndakujombera iyi ngoma iryo kuri ry'izuru nanjye ndakurasa byose njyasa nta muntu afite mesa amagi abarinzi ariko nawe urabizi ko mfite umwana
So, cyarebye akanimero kigomba like that. Yeah, what? yego iki I know it's late. ndabizi nakererewe You'll have your money before the semester's over. amafaranga uzayabona mbere yuko iki kirembwe kirangira kumva afite akana ntabwo ashobora kwishyurira neza yagiye mu kazi ko kurinda And it's being invested. amafaranga narayashoboye ko yashora ntabwo arunguka arashora hehe ko yashora mu rusini umwana baramwishyuza minerivare burira bugaca ko bigaragara tubonye ari umuntu ukuraho ibintu bisa n'aho ari ibirabyo urugo ararureba neza ninde murinzi akiri aho murinzi akiri aho umukobwa rero alamu yaravuze dore bodyguard the defender murinzi body ninde What do you want? shaka iki yabonye ari muzima sunikayo ntabwo ashaka kureba bimbwiye iki nawe vayo katsindwa arimo arakaraba nta n'umwe yize Sorry. I took you by mistake. ihangane nafashe dede nusa nabizi urajya yoke sawa niba nta kibazo kiriho babarinzi ba fake She's got a bodyguard from Beijing. We can't get near her. afite bodyguard waturutse Beijing ntabwo twapfa kwinjira nuko ari bicoboka mwinjire Hang on. yewe ntabwo bitworoheye I want you to close this up. nshaka kugira ngo nongere kubahamagara mubwira ko icyo gikorwa mwakirangije umva boss ushaka kwita umukobwa iminsi ye yo kuguma muri uru rugo arimo arayibara iminsi yamubanye mibi nayo arayibara aragira akandi kakantu k'umutuku katurori I got you something. ariko nari nkuboneye It's a model of my Oh, gun. gosh. Same as mine. basi nakuguriye n'imbunda imeze nk'iyanjye akana kataye umupira kubera ko bakagurira n'udupupe mu rugo bodyguard ngo uyinyumbane tunga neza urugo rwose arufite mu biganza bye shakishaho umutekano wazambye asanga ni naho hari abantu bavugaga kuri telefoni ngo afite bodyguard wavuye Beijing udasanzwe umukobwa ko mbashaka gutoroka ijoro n'amanywa nibyo bya bindi nakubwiraga nibyo umugabo yari yavuze ngo nta n'umwe ukenera ko bamurinda barakwereka muri iryo joro rimwe wa mukobwa yashatse gutoroka ngo atoroke umurinzi we ashaka gutoroka bodyguard amaherezo ni izihe kanura ndebe n'uhumbye urahomba amatafari mu madiva irimo gucika Where are you going, Miss Young? ugiye he madamu yungu madamu yangu Go somewhere. yego ngiye haraho ngiye All right. sawa turajyanirana sawa bakije imodoka imbere yabo What do you think you're doing? murakeka murakora iki what do you think you are doing See? urabona ntabwo nagoma nimo yana ngo byemere iyi ni duniya buri muntu wese atuye mu isi niba turi mu isi rero turi abantu kandi niba turi abantu turi ab'isi kuva turi ab'isi uri uw'isi n'undi ndeka ngende I have to have my privacy. Nobody. I have to have my privacy ngomba kugira ibihe byanjye ndi jyenyine pana n'abarinzi koko mana yanjye kandi Let wowe me tell you something. reka ngwire uru ni urugo rwawe All of you are just leeches. mwese mwabaswa gusa ngenda babara Mr. Chance, niba unababara ye naje kukurinda ndakumiraho uzimbwa n'umurizo reka kamana ibyo noneho birarenze nta nubwo baba bosi bawe nta kazi wampaye ndakumiraho nawe gerayo dore uko ntacyo gisa mwese muri kimwe hose kuntwara nkande ko nari ntorotse I love being a yewe ntabwo mbyemera njye kwirebera mugabo wanjye ndamukunda reka kumana iyi duniya koko nawe uri uw'isi yewe si umwana watakara ndakumiraho tu kumbe kiriya disi cyo mvaga cyamureka akagenda akira papiye mushwari wihanagure hanyuma ariko ndakomeraho Hey, Michelle. baremeye baramwerekeza Michelle Okay. barakwereka ko bakamwerekeje iryo joro ntabwo yagiye ahubwo baramwerekeje ku munsi ukurikiraho ngabo baje guhaha afurika bari bagiye muri amasoko ya kijyambere katurori kwa runtuza hano mu masoko ya kijyambere runtuza Yeah. Full house. Esanse rimwe iruzura kumbe hari utwana naturabize banye ba we nova huri What's going on? ni kijyambere basi karabatanzi nako gakurayo I can show you a real police pistol. nabereka imbunda ya nyayo y'abakominari wapi icyo cyawe se kirasa amazi kitanaremereye nabereka I can show you the real police pistol mukabereka imbunda ya nyayo ya gipolisi niba kayikokora ndi nigasasa kuri umukobwa kumbe ngaha muri esanseri ari babiri umukobwa ikintu kimwe atemera ni wa bodyguard Never know what to say on an elevator. nyangane ntacyo nakubwira ndi muri elevator ariko nta kundi
kombe disi umukobwa wa bodyguard yemeye kugira ngo yokongera kumwiyereka kubera ko yabonaga ko umukobwa atamwishimiye. Grade 7, number 1. Yewe niyo yani mano nakubwira ikibe kiri mu bituza amasaha yose ngo nacyo kirarinda. Kana karaje karagikokora kagikokoye. We, You dropped your gun. wewe imbunda wari yitaziye hasi. Akiranye gusubiza kumbe harabo kabwiye ngo nabaza n'imbunda ya nyayo y'umupolisi. Bapfuye ya nyayo kazi musigira igipupe. Started. Abari muri Sanse umukobwa agiye guhaha iki kiragiro kikamureba ni cya kirinzi cye. Kararobye. Abandi binjira muri Sanse. See this? It's a 38 revolver. Iyi ni revolver ya 38 ya gipoli murakeke. Murake. Muvuge cyana cyari cyano ikindi. Ibindi bibyita imikino. Kumbe wa mukobwa yaraje kwihahira hakuno nk'abandi bose bagenda bagahaha mu masoko ya kijyambere uko yakaje guhaha ubwana bw'iby'imbunda ya nyamunini umukobwa harimo guhahira muri nzu hari n'uyunguye wa wundi wavuye Beijing John Chang umukobwa yamwiyamye ndetse John nawe yari cyanje gusigara inyuma ntabwo ashaka kujyana n'umukobwa ngo amereho nkuko yari yabipanze umukobwa we yarimo kwambarira barundi mugabo uri inyuma ye hari n'undi uri inyuma ye hiri araka bakoze ibishoboka umukobwa baramushaka katurori harimo na silencer ceceka hari wendaga kwica Michelle afitemo na silencer wa wundi wavuye Beijing aramwica yaramutanze Getting rid of the body. Ken shaka uburyo ugenzamo uwo murambo ngiye kuvana na Michelle ngwino we tugende hey wavuye Beijing yabikoze umukobwa atazi n'abaturutse yari yihishe kuva kare arakabasi kumucikisha hano arabicanyi bashatse umukobwa kuva kera bamutinye kubera umugabo wari waraje yavuye Beijing defender ararashikana kira tukaso byanya berira soka bode gadamenya ko hano byakomeye dore filime kumbe ni byana birasanye nyako byakomeye kumbe ko hano hari yaje abarinzi dore filime abicanyi shooters bicanyi banyabo bashatse umukobwa vagera snipers killers bicanyi dore mirabera mama change waje ngo ni mubyara wa birasa dore filime dakale killers bari shaka umukobwa babura umukobwa bakarasa nabo babonye bose bateza silencer za siransi urupfu ruraba urupfu rukaba utamenye ninde wishe undi kuko urumva akantu kajwigira abantu bacaho nyamunini dore imbunda yawe ya nyayo ujyanye igipupe nyamunini arikomeje kujya kurinda rigiye kurindisha igipupe kobwa hano imbunda hasi ya bodyguard uyu mugabo yambaye uri imbere ye maze yuko umugabo wa mbere yarashe yaratse bike nk'utwo ngutwo niyo sigino yabo sinyari niho bimenye ko kigabo gikozeyo yaramuhaye mugabo ari hano bavuga bapode yaje ye baba data we nkazagarira ngaruka guhahira maya masaza ya kijyambere ye baba data we yo na baba ni bapfuye kuwa mbere naba bapfuye kuwa mbere utubike duhanye turi bamwe okay mwana kijayo urakatsindwa bavuga ndapfuye we napfuye the bodyguard umurinzi bicanyi barimo barimenyera ku mabike nta kindi kibaranga nabicanyi bari baguzwe none ari benshi bo kurangiza umukobwa amabike baftamwe bapeni baptezimwe umukobwa araje kumbe hari ikindi kicanyi kiramubura kikarasa nabandi that alaka the defender umurinzi I want everybody on the floor. mwese mujye hasi yaraba mudamu twite ajya gutabara mudamu twite isashi barimenyera ku mabike amabike afe Mesesama imbunda zile nasali chuma isasuya
Yesu, yes, bodyguard. Bonye abicanyi kugira ngo abamare ni benshi bari bakodesheje benshi kuri itongo baze barangiza umukobwa ari mu isoko. Ne kuri binuze birayi. Babyara babirasa ko mbona ari benshi. Dore filime. Dore filime. Yataka bicanyi bari hano. Bari baguze benshi. Kobwa ari kure. Bari baguze benshi. Bari baguze benshi. Bari baguze. Kumbe arakandi gasore gato kaje. Bodyguard wundi bwaragiza nyamunini bodyguard nyamunini. Dad ni munda gipupe we nova uri cyangwa ngurasa. Ngambako hejuru. Iyo ni gipupe we ari yanyayo nagukako ye. Ni kubiti yanyayo mujari ndakurasa. Munda. Iyo ni afeke. Bodyguard wundi yarabyumvisha bakira kirasa amazi. Baita cyongera cyanya munini. Ntugu. Maraka, the real defender. Defender wanyawe yaraza ratabaka. Yewe. Mwebwe ni mugende. Yewe mazizawa. Mazoke uri yajyanyo bagombaga kwica. Reba nani namba antibari ya he. Ko barate kugihu. Batumye kugihu. Kubera ko rugaba rero ni namazazi yarwinjira neza ngo nani namba antibari yanjye nugira ikibazo. Kana kasabaga imbabazi ngo bakabarire kari kamwibye imbunda nyamunini zaza kubera ko murase yakarindaga cyane. Karababaye gakomeza kurinda umukobwa nibwo yaje kwemerera umusore. Nguwo mu kazi ke. Urakoze. Welcome. Niko basubiza urakoze nawe. Aratama. Kumana urugenda nk'intare. Kandi cyajya murebaga marwanya amayargo. Nuko ibintu bigenda bihinduka. Kucyurira. Umva amagambo hano. Kana. Sorry. Nihangane. For taking the gun? Kubera ko ajyanye imbunda. I once knew a boy named Yi Tang who studied at the Shaolin Temple. Yaravuze ati nari nzi umusore witwa Yi Tang wigaga muri Shaolin Temple umvaga kuru nawe no ushaka kujya gukomeza umwana wihebye. He was given a new master when he was 9. Yabonye master mushasha afite imyaka 9. He was given a new master when he was 9. Yabonye master mushasha afite imyaka 9. Master ni ba metri. The master would forgive whatever he did. Uwo mwarimu yaboreraga ko kandi kibi cyose kakoraga nkaho kurimo kutubwira ngo tukubabarire kubera kuri imbunda nyayo. No matter how severe. No matter how severe, kabone inshuro zingaho uwo mwana yakora ibyaha. As long as Yi Tang would say, I'm sorry. Kabone yutanga uburuko yavugaga ngo mumbabarire mwarimu yarambabariraga Yitang. Instead of any kind of punishment, the master would just ask Yi Tang to say he was sorry. Buri ngo kabone icyaho cyo mwana yabaga yakoze cyose n'ikintu byagombaga guhana mwarimu nawe yasabaga Yitanga kuvuga ngo saba imbabazi akambabarira. What he done? Yi Tang got very good at saying he was sorry. Ngo Yitanga ari mwiza cyane mu kuvuga ngo mbabarira. Mwarimu ntabwo yitagaho ku cyaha Yitanga yakoze ndetse mwarimu yarababariraga. In the temple of the shining waters. Urusengero rwa Yesu. Umunsi umwe umwana amaze agenda azafata za buji arazicana. And the next thing he knew, icyo fire running out of control. Wari umuriro urimo kurenga control. It was fire running out of control. Umwana yafashe za buji noneho ngo aragenda araryama arasinzira zitwika urusengero icyo yibukaga ngo n'umuriro wari warenze control ye nabandi bose. He ran. Yaracitse. Just as far as he possibly could. Just as far as possible he could. Ngo yirukanse bigiye kure uko yashobora kose aho ngo urusengero rwa Shaolin. Something made him stop. Hari ikintu ariko ngo maze kwirukanga cyane cyatumye ashobora kuba yahagarara ko mu gikongo kirimo kirumva ariko mana yanjye none uzi no kuvuga ngo rwagira ngo bifanye isano na yanga. He returned, hoping. Uwo mwana yaragarutse nanone agaruka aje gusaba imbabazi rya jambo umbabarire yari yakoze amasambaye nta mahirwe yigeze gira. He never had a chance. Na mahirwe yagize uwo mwana. To apologize. To apologize zo gusaba imbabazi. Apologize no gusaba imbabazi. Forgiveness no gusaba imbabazi. Menya magambo abiri. The teacher. Kumwarimu we. He was sure that saying those words would redeem him. Yabizi neza ngo kuvuga ngo mbabarire ayo magambo araza gukongera tuvume mwarimu mbabarira. There was no opportunity to say those words. There was no opportunity to say those words. Na mahirwe yarari yo kuvuga ayo magambo. The fire. Umuriro. Made sure of that. Wamenye neza ko ayo magambo atari the master died. Umwarimu yarapfuye. The boy. Uwo mwana. Stopped saying I'm sorry. Yarekeye guhera uwo munsi kuvuga ngo umumbabarire. Amakosa yarayamenye
yihannye ikosa ryose n'ikizatuma yongera kuvuga ngo mumbabarire nawe ategereza abazajya bamusaba imbabazi kivaho reka kamana ndaganira John Chen. Or should I say, John Chen Yi-Tang. yitanga se Has the boy learned how to stop saying those words? yarekeye kuvuga amagambo yewe Some of us need to learn how to say. none se njye nabyiga nanjye mvuge ngo mbabarira se mbirekere igikobwa se gitangiye kwigura ariko tene turakatsindwa kitangiye kubonamo amatayi igikobwa ejo bundi acyari cyaranyanze cyumvishe ngo niwe yanga usobanura filime kiza kimbwira ngo koko mana yanjye mbabarire ntabwo nari nakumenye ndakubabuka kumbe hari undi muntu uri kwa muganga byariya basi muri ba bantu bari bohereje abakobwa ngo bajye kubica harimo umuntu wapfuye agasore karashwe bwa nyuma neza gasa n'uyu waje kwa muganga we yari yaje kwitorera umurambo menya uri umuvandimwe we barasa yewe ntabwo ugomba kuvanana umurambo nta muntu wemerewe kuvanana imirambo No. hari wari uje gutora umurambo wa murumuna muri babicanye bari boherejwe ngo bajye kwica umukobwa fata amafaranga ufunga umudomo cyashaka no kumunwa ufunga cyamufungishije umunwa ndawe ndamufunze yawufunze burundu kunigisha amafaranga ruswa mirambo kwivana muri moga bavuga ko ari moroge mu gifaransa moga ni mu cyongereza mu gifaransa ni moroge moga kuva muri moga another killer in town undi mwicanyi mu mujyi napfuye boye baba data ukuntu yica nawe ngwino katsindwe another killer in town undi mwicanyi mu mujyi aje kwiba muri umunawe wishwe n'abari barinze wa mukobwa amafaranga ye nayasiga naguhaye ruswa uraceceka reka nanye kwambura another killer in the city undi mwicanyi mu mujyi sasa iyo mwicanyi nta kintu cyamubabaje nkuko muri umunawe yishwe nta n'ikindi gitumye akora ibi byose nka muri umunawe wishwe icyo akoze cyari kimwe nawe yagiye gucingura muri umunawe mukobwa arinzwe n'umurinzi wa hatari urundi ruhande umurinzi yishe yarashe umugabo udapfa kuraswa kubera ko afite mukuru we namwe muramwiboneye mukuru we dore nawe wuye arimo arashingura muri umunawe imana ikuhera uruko ridashira ari nako imana imfasha mu mayira yo kumenya uwakwishe tangiye kwibuka muri umunawe bose bari abasirikare bavandimwe baguteye bakurashe ku bwanjye uremeranye itangiye nakizakubabaza as long as I live on this earth nakizakubabaza mpaka kugeza mvuye muri iyi si none ikintu cyamubabaje cyane amubabaje burundu ni icyamwishe uwakwishe rero imana izamfashe mu mayira yo kumubona kandi imana iguhira ukuboko ridashira Is paying you to burn ceremonial fire. Nyakubahwa Chu ntabwo akwishirira kuza gushyingura muri umuna wawe. You haven't succeeded. Nyakubahwa Chu icyo ashaka nuko kiriya gikobwa gipfa. Muri umuna wanjye yapfuye. Don't talk to me about fires. Wimbwira ibyo kumushyingura. Now you listen. Numva. Before this is over. Mbere yuko birangira. Baraka. And you. Wowe. You could be dead also. Nawe wapfa. As well as your boss. Na boss wawe yapfa. Toka mbere yangu weshenzi. Another killer in town. Sasa mva mugabo ukavuze mbere yuko nangize ikiriyo cya murumuna wawe wanjye nawe wapfa na boss wamaye amafaranga gapfa. Icyo ashaka nuwishe murumuna we cyane ntabwo igikobwa bamuhembe yagishaka cyane kumbe kwa muganga bari hakuno barimo arakora imirambo yishwe afite icyuma gifite mande 3 reba umuntu icyo cyuma yagiteye mwicanyi mu muci intwara arimo gukoresha niyo tutazi ni karabure 12 ni karabure 15 ni 11 ntabwo ari 11 ntabwo ari 15 ntabwo zibaho habaho 12 na 20 21 calibre 21 calibre ariko se uwo mwicanyi aba yafiki Anyway, thanks for taking him out. urakoze kabisa iperereza niryo riradufashije. I'm all right? Yeah, it hurts a little bit. meze sawa birambabaza gatoya n'urutugu rurambabaza gatoya kumbe barajye maze bagitera byanuza yewe uyu muntu waba umuzi baje kuri cya kigabo bakeka ko ari cyo gishora abagabo ngo bajye kwica madamu yo. Don't threaten my client. Kangwa umukiriya wanjye umukiriya amaze iminsi arwaye uyu mugabo aragenda akirwaza buri uko yirwaza urubanza bakarusubika kuko nawe ujya kuburana urwaye buri uko barusubika akohereza abicanyi none abicanyi ntabwo bicamo icyo bakoze ni kimwe batangira guperereza kuri wa mugabo bakeka ko yateye mu ivuriro atera abantu icyuma afite bayoneti Bennett mu cyongereza bayita Bennett bavuga ko yakoreshwaga na Red Commandos. Red Army ni ingabo zo muri Thailand mu gifaransa bita ba Commando Rouge babayeho
muri Thailand. Acid squad, right. Sasa uyu nguyu cyakoze cyari kimwe fax azohereza buri aho washoboka. Amasura y'umugabo yayabonye aragira ngo baperereze bamenye uwo mugabo kuko ninde. Naye fax zimugiraho. Baramubwira umugabo uwo bakeka waho ari. His name is Chakora. Kwak. His brother's body was stolen from the morgue. Bamwita Tani Kwak. Umurambo wa murumuna wibwe kwa muganga. Mwakira ko kurya kunya mukomeza akazi neza mukobwa atangiye kuba seriva. Yeah, We'll catch you, no matter what. Tuzamubona icyo ko byamera kose. Nibwo bamuteye umusore witwa Kwaka. Bamutera aho yarari iwe mu rugo. Kwaka ni haniwe mu rugo. Ni nawe yari arimo kwimukiriyo cya murumuna we. Abapolisi bagiye kwagira ngo bagiye kumufata bifashe n'ababa bodyguard basanga igisore cyagiye ariko cyabasigiye ubutumwa itabiri cyushye. Cyari hano we. Nawe ni komando mu bantu babiri ashaka kwica harimo igikobwa n'umurinzi wacyo wavuye Beijing. Yabasigiye n'ibimenyetso barangije acaho. Uyu ni new killer in the town. Mwicanye mushasha mu mujyi. Aba nabo babimenye umurinzi wenyine niwe umugabo urimo. Hanyuma umudamu nawe murabibona ko ari umudamu urakoze. Yego komanda nagomba kugira icyo nkora nakuntu waturinda mihana bitanganya no gutya kanjye. Akoze karahagije ndakirabona kandi. Nakagurura nakazamuye kamwe kandi kari mu kirere. Start over. What else do bodyguards do? Abandi bodyguard bakora nkawe se. Kutavuga. There's nobody to tell you about. Nta nomwe nakubwira w'ibyanjye. Yewe nta mukobwa ugira se inshuti. Tell me about your family. Mbwira iby'umuryango wawe se. Do you have any brothers or sisters? Ufite bashiki bawe n'abana bawe ntabwo kivuga. Yewe. Ntanya kugira. Don't ask me. Wimbaza. Don't ask me. That's privileged information. Mbega n'amakuru y'abantu kuvuga ngo n'amamugira n'amabanga yo uri nimero idasanzwe uri nimero 0 n'igice. 0 n'igice abatuzuye rimwe. Gikobwa icyo cyakoze ni kimwe. Yabaye. Kiriye kwita kumbe cyabishakaga kireba bodyguard ararinda koko. Pretty good hand. Amaboko meza. Tumanuke twitonze. Cyamupimaga. Kumana afite n'ibyo hori byinshi. Ni ibintu bigirwa n'abantu umukobwa yagukunze. Ntacyo atakubonamo. Ko ufite amasunzu. Ugashaka kuvuga amasoso. Umukobwa nawe nakubwira amasunzu je. Mujye mumenya ko ari urukundo ruravugisha ukanavugishwa. Ufite amasunzu mama se wanya ufite tupana na yanga. Kureba hakuri. Yanga na masunzu ngira ubwo mfite amasoso. What is he doing? Arakora icyano wamwicanye yaramubonye muri kamera. Imbere ye mu matara abiri. Munkurikire ahamagara abagenzi be munkurikire atanabyemera ko bari mu mukurikire yakurikira arimo kurasa. Baraka. Shuka, brush. Hey, bodyguard. Murinzi, cyatiga abo gishobora kuba cyaje hano hano dore filime yiswe Bodyguard from Beijing murinzi kuva Beijing. Bekang. Hey. Gabonye urugabo rugenda maze aravuga. Kurikira amaraso. Hey. Mona tahu. Nang aku enggak kalah. Hey. Bodyguard kujana kuri wamagaba agiye kumutabara. Ubwo yasese igisasu. Kimanyi cyo hejuru gipaho kivaye cyo hasi kirasigara. Wamwica nyatari. It's just a matter of time. Wumva amagambo umwicanyi yasize amwandikiye. I'm everywhere, it's just a matter of time. Turi kumwe ikibura gusa ni igihe n'isaha itaragera. Hey! Umva amagambo yanditse ku rupapuro. Wa muntu atutse yavuye magapapuro. I am everywhere. It's just a matter of time. I'm everywhere, it's just a matter of time. Ndi buri hamwe, ndi hose. Ikibura ni igihe n'isaha itaragera. Hey! Dore film. Bulletproof windows throughout the house. I'm telling you, this has got me jumpy. Oh, ikisaza kirimo kirababara ngo bulletproof windows all around the house. Amirahure byantibari inyubako yuzuye niko. Ibi ngibi bya bindenzo. Yeah, it is important. Ni byensi. The assassin knows this house, and he knows us. Umwicanyi, the assassin knows this house and he knows us. Umwicanyi azi inyubako kandi natwe aratuza bayiraramo. How about if we surprise her? Umukobwa tumutangaze wenda niba afite n'umunsi mukuru w'amavuko. Umukobwa yari afite umunsi mukuru w'amavuko. Umurinzi none asigaye amwemera arabona ko akora akazi ke. Umukobwa aramwemera ajya gupima igitanda akabanza kugipima. Cyo kunywa yari yibagiwe kugipima dore ngo arapima igitanda. Yego, nibagiye kuvugoma no gupima amata. Amata kumena ngo yapimisha icyuma. Waryamana. Yego. I got you something. Araka ngufitiye.
umukobwa disi yatangiye kwemera cya bodyguard ndakubwiye nukora neza inshingano zawe babaga bagenda maze akavuga ngo yana iyi filime yangana irya huko bahaba imana byabijura nujya kwibajya utekereza gatanu iyo filime izaguhuza nawe cyangwa izagutandukanya nawe babaga batinya kugurisha amasambu ngo ujye kwifatira filime muri the one ugasanga uciye ku ruhande izaguhuza nawe cyangwa izagutandukanya nawe kandi ubwo aragenda amaze kwiyonga yanga ndamukunda asobanura neza nibo bisi iyo ukoze neza inshingano zawe nyuma na nyuma witaga umwanzi aragenda akaba inshuti hala Munizi nawe ni mwe ntabwo ushaka umusimbura nawe nsaga kabisa urahagije ameze nka rudomo hey abadata ibikobwa niyo bitangira bigaye ukagira ngo ni neza yabaye nka kapunda bwa busimba bwikorera utuntu duke punda iyo kidaheze bye nkene kibuzamo n'urugo kumva neza n'urutamatama urabizi byose birahebeba urutamatama umenya ko umukobwa yatangiye kuroba iyo atangiye kwitiranya amasusa n'amasunzu nk'ufite n'amasunzu amasunzu ni ibintu byagirwaga n'abasaza ba zamani bashaka kuvuga amasoso umunsi w'amavuko bari bamuteguriye umukobwa nta kindi areba bareba bodyguard She loves flowers on her birthday. muri kiwanja ku indabyo ku munsi w'amavuko It loses its life. umva indabyo zije n'amazi nanone zirababara reka two kuzisana akumva kana karabivuga nako kari kakunze umurinzi indabyo wa murinzi wundi umurinzi ariko nawe asa nawe yarabiye ku gikobwa kumva igikobwa ntabwo kimuriho urabizi we nurobera kuri 5 habari 7 kandi baravuga ngo bwana ivanamo se cyakananga kinano cyararobye umukobwa nagakiriho reka da boss ntabwo waba hari boss no kuvuga ibigoryi byose biri hano nibyo byakwirobera kumbe ku muryango warundi uzanye indabyo nyinshi bari babicanye Munda we no bawuri ko mana yanje baranumye ni cyaringa cyazanye amatama cyarorohiwe sawa Okay. All right. nyakwa shani yari yohereje indabyo toka Flowers from Mr. Sean. iyi ndabyo kuva kwa nyakwa shani umugabo w'umugore wa wundi bohereje abarinzi abo bose batatu bona n'abarinzi kariyene gasaza Look kind of puny. bega Who asked? irarira telefone Hello? halo Happy birthday. munsi mwiza amavuko For the flowers. bitu urakoze kubw'indabyo The Fond-du-Lac? When? Tonight. Won't that be... turasohokana byari uyu munsi iri joro From Beijing to take you out. naje nurutse muri Beijing nza muri Hong Kong kugira ngo nze kugusohora tusangiye gusangira ego ko mana kuko ari kukunda kunongura kandi ubundi cyagiye ngo ajye gitungura kubera bo kiba gifite mu rugo cyumva kisanzuyeho niyo mpamvu bavuga ngo ntuzasiga abakozi b'abahungu mu rugo ugenda umara igihe muraho ngwino dusohoke ngwino dore naje navuye ku kazi 20 minutes. Bye. basi barasohotse koko bajya kureba boss dore abarinzi bodyguard boss arahari murinzi imbere yuko uwagomba ukorera yicara abanza gupimira cyangwa se n'igishaka cyo giturika ndavuga ikigabo bimubwiye iki nubwo cyaturika ka gihumbi. When did you make the reservation? Yewe Yesterday. mwafashe ryari iki cyumba Does anyone know you're having dinner ejo here with hashize hari you? uzi ngo mugiye muri busanya n'umugore wawe kubera That's not what he meant. John's just making sure I'm not in any danger. icyo ashaka ni ukumenya ko nta byago ndimo nibaje impamvu ambaza ari igihe wamuhaye akazi niko abarinzi bamera turyoherwe mati yewe uretse kunywa nawe reka nkwemereme we banza unyweho niwe babibaha ibyo kunywa kubera iki banza unyweho Thank you. urakoze Good thing. birarinzwe noneho mwanywe mukomeze munywe You take no chances. ntabwo ujya ufata amahirwe mabi niko yabanye namwemeye muri iyi minsi reka maze kumwemera wamwemeye gute yego ko mana yanjye yaraje no mu cyumba hanyuma nkashyiramo za kamera nuko nazikubise isafuriya tutazikubise imbabura yego ko mana nari ndi hafi yego ko mana kobwa we What do you think? uratekereza iki niki uri gufata simbizi umugabo afata umukobwa ku kaboko ke kumva umudamu atangiye kwanga umugabo we nubona mufite umukozi mu rugo wajya kuvugisha umugore ukabona nabyemera igikoze kirahita ngo ariko uyu mukozi amaze kubyibuha jya umenya ko rwose umudamu yatangiye kumukozi mu bodyguard yarabibonye yirebera hakurya defend umurinzi dore umudamu kandi ngo arahishe umugabo we aho kugira ngo ikirinza kirukane ngo tubise I'll take another look. mbabarira nongere ndebe mu gitabo yego komana
Michelle karame Too much for me. nta kibazo reka nze ntumize ndatumiza ibituzi bidahiye aranavugishwa umugabo yarohereje ariko mukohereza ko yara icyo atumvisha hari ubudasobanuka bavuje hari ubutamenya hari ukutamenya kuba kuje ukutamenya mu kutaza kwa mukuza kwako umugabo yararebye maze abona umudamu we nta nubwo acyumva yishize yizanye ari kumwe n'umugabo we umugabo arabireba arabitera imibare ikirinzi kiri hano iki kirinzi umudamu avuga ngo bakirukana ntabwo bakirukanye aravuga ngo aragishyigikiye ntabwo bari ugushyigikira birenze gushyigikira uyu murinzi menya yarageze kuri yawe murinzi ari umugabo atangira gushinja ibitaha katurori. So how was your dinner? It was nice. Ibiryo byari bimeze byari biryoshye. Champagne? No, really. bagwe ka champagne ni champagne mu gifaransa oya nta champagne ndi bumwirisho nta nzoga ntabwo nk'inzoga rega nararokotse kose mane ima ingeso zose no muri rwiherero umugabo akamwirinza akamukurikira yaraba data we yamenye ko amazi yarenze inkombe igikomwe komba koko cyararobye menya cyararobye cyarobeye murinzi no muri rwe yewe akira muze kwifasha muze kwifasha yarabada baze kwifasha Michel yumvishe mu rwerero hari abantu bavuze induru yaguye yari yasinze nyinshi cyane urabizi abarusiya baranywa ntibasubizwemo mu Rusiya akazi wari uguhanutse. Yes, thank you. Murakoze. Should we go home? Kata? Please, Billy. Don't be rude to James. It's not Billy's kind of restaurant. Biri menya hari ya maresitora atayakunda rwose umwana ni watuganganiriza we warugiye mu rwerero rujyanye n'umurinzi. I can't drive you. Umva ntabwo twarira ijoro nzagutwara home on Friday. Kwa gatanu. Sawa. Asigaye tumuwa ko ku ruhande bwabo ndibita bwa John. Nyakwa John, it's about to come to the end of your mission. Misiyo yawe irasa nayo igiye kurangira. Thank you for guarding the shell. Warakoze kurinda Michelle hanyuma kandi murabe mu minsi mike uraza gusubiye Beijing. Ndagusenyera ahubwo ugira ngo nishyirahamwe rya gusenyeho ko atsindwa we. Bodyguard umukobwa wumvije ko bodyguard agiye gutaha barakwereka bavuye muri restaurant bavuye kwa Myasiro asigaye afatanye na mama Ntuza mama Mapendo Cheza mama Mapendo barimo gutaha Shema mama Mapendo bavuye uyu mukobwa kumbe yumvije ko murinzi agiye gutaha ko kagiye kugenda ko niwa nakubwiye bayitera neza ukagira ngo afite ijwi ry'urutamatama nirebere atari inama bari ihene ko umukobwa areba cya bodyguard nacyo kirareba ko rwose cyarinda gagiye kumusiga cyana cyarasete ndumiwe kabisa taguniriza ari waka mushiki w'icyane uramuke nacyo cyari cyakunze umusore ngo agenda nk'intare araka bodyguard suzuma inzu yose urukwa iyo arimo kurya arimo kunywa barimo gusuzuma inzu yose bebe ko nta kibazo gihari kumbe kiri inyuma y'igikobwa cyari cyaje akibonye inyuma ye maze yakibona kimusatira kamera zuzuye inzu yose suzumira kuri ka screen gatoya komeza kwigira nk'atakibonye kumbe yakibonye cyari kije kimusatira arahindagura hindura nkaho yakibuza agiye guhaguruka ngo ajye kurinda cyane Making the rounds? nari ngiye What are you doing? bakora ibiki Surprise. ngatangaza For me? isaha yanjye ko mfite inditse kandi isaha nazanye nayo iyambare hano It's automatic. Totally reliable. Like you. ni automatique nizazindi ziyishyira ku bihe rwose iragukwiye inanakumereye murakoze ahubwo hanyuma nzajya nkwibukiraho nawe uzayinyongera kuri iyi Yes, good night. ijoro ryiza kabisa I won't see you once this is over. tuzabona nizo birangiye muramuke kabisa nta n'impamvu kabisa muramuke kabisa
n'umusirikare muramuke kabisa muramuke kabisa muramuke kabisa se uratamuva imbere muramuke kabisa sivile afite ikiburi muramuke kabisa imitekerereze y'abasivile barisavile kabisa muramuke kabisa iburi byinshi cyane kabisa nta gupinduwa kabisa n'indimi z'abakomando mbadimo nazimenyeho agace muramuke kabisa shonga neza reka mbadirishe kabisa indimi z'abakomando mbadirisha amasaha reka mbadirishe kabisa bodyguard defender kabwa rero sare dukanya segera umukobwa yikanza musoza ariko yakinja mu bazara gikomba mu kirare genda ikinazo mu kirare kiragaruka kimwikubitaho cyamwikubitaho no kugitabara watewe nande batikumbe cyabikanze kibishaka tewe nande Michelle, what happened? byagenze bite michembe za pose ufatana kandi kunyondebe za pose nabikanze nabishaka cyegari uranyishe gusa John Karame niyo ba Yohana mwumva I have something to tell you. hari icyo nshaka kubwira I know it's wrong, ndabizi ko ari bibi mu magambo but I love you. I love you yakugutema ego mana yandemye mu gitondo busubuye navutse saa 12 za mu gitondo nabwo yaremwe Me? yewe ibyo ni basivile kabisa je ntabwo mu gikomando bajya bitubwira gukunda ntabwo biba mu ikosi kabisa bamuke kabisa tekereza abasivile kweri I don't know what I want. reka mbadirishe niba ushaka mbadirisha kabisa ibyo yamubuzaga kera none nda ariko John wimera nka ba Yohana wimera nka cyangwa uri matama nanga yangu bisembe ry'ibumoso ndaryibuka ni mutoyi raka ikobwa cyageza umugenzi urabizi by'isi bibari by'isi niyo mpamvu abantu babyazajya mu ijuru gengira kubabwira muzansangayo tuvuga ngo muri abiduniya babara abiduniya mugenzi nkuko mubizi by'isi ndareba namwe murebe sore wanjye baramanura nibyo by'isi reka datanga mama shenge nawakandagira muri 15 areba nta nkweto yambaye ndavuga ya misumari nta kuntu wajya kwambuka naronje wajya gusora mutambaye zaga haba harimo amahwa yanakujomba What? mwana mutoyi Sir John. genda kubwira All John night. cyo ryose When something's bothering me, I smoke like a fiend. jewe iyo hari kirimo kumbabaza mwitabi bishoboka sasa ari wa mwana je nakubonye wababaye mbwira niki cyabaye wapi nabyanze je naza gasuzuguro tango nirizari waka yanza gasuzuguro ko bapfuye avutse twese nakaye gasuzuguro Been gambled. ninde wari kujya kurega muri kiko ariko jana ukaba umwana sha ibisazo uragenda ugabona n'igisazo gifite ibondo ryacyo yamuze ibondo gice hagati mu maguru naryo ricaye nk'igitafari ya gatafari umwitangire mwana wanje nukabe kananga ibyo nabonye ku bana benshi hano abana benshi n'inanga twituye hano abana benshi nibase matama uri se matama twayibona ngo mujyane kwa muganga. Robbery in progress. Rescued 4 hostages and shot the robber. hari abantu benshi bari barimo kwibwa nyuma ndagenda nabari mboyenye ndica n'umuntu They mushuri even gave me a medal. It was when I first met my wife. bamaye umudari nibwo nabonye umudamu wanje wa mbere reka nkwereke ifoto y'umudamu wanje da wabonye ifoto ye That was when we were still together. aho twatukiri kumwe ubu yashingiwe n'undi mugabo mbi kigabo hano yewe kirimo kiramutera inkuru Oh, abagore bakunda intwari buriya n'umugore ntwari ikindi urukundo rwaraje umunsi abona uburyo urosamo yarakubonye aravuga turi yararasa ni nka yange yarashe ijambo muri filime avugira muri manyeto bigaruka muri televiziyo ubwo utarabonye biya rero niyo mpamvu reka nsubize amafoto y'umugore wanjye n'umwana wanjye. some guy with a corner office started buying her things, you know. hanyuma urabizi nari ndi ku kazi ndi mugabo araza arinjira atangira kugura umudamu wanjye utuntu dore ibondo mama shenge ryaciyemo hariya akeneye akabase kugira ngo rijye kuryamamo
abantu bagenda bakagira utuda kubera umusururu mwinshi n'amavoka umuntu agenda akarya avoka zishoboka akarenzaho umusururu ngo yebane ndijuse kweri ni gute utakasirwa kugira ibibazo nk'ibi mwana wanjye rero ntuzaba umuswa mwana wanjye genda ufate amahirwe nawe ufatiye n'ihahebe do uvutse fate n'igihebe maze atararenga inkombe uragenda rwose ukacira umuferege muzima. You're up the same tree. uri mu giti kimwe, you are up in the same tree. uri mu giti kimwe nkanjye kabisa. nanjye mudamu wanjye yankunze kubera ko nari narashe bandi abantu bane byari byafashe n'abatabahe. Chances do you suppose men like us are going to get to be happy? Men like us are going to get to be happy. ngo abagabo nkatwe bagomba kwishima. My help when it comes to women. iyo bigeze ku badamu rero ibintu ndabimenya. Well, rero all I can say icyo nakubwira you gotta take your shot. Go and take your shot. genda ufate uwo muraso wawe. genda. What about my responsibility? inshingano zanjye. Sure. ndabyumva. Would be nice. inshingano z'abanje. I bet it would be much better than that. yewe. Don't try, and you'll never know. Hey. ntiwamenye. It's her. yewe niwe. She's calling you. araguhamagara. She's calling you. Umva. Stuck. ni pejari wasanga akantu kabuto kikanzu. And you know it. genda yo kikanzu kabimenya. genda ni urimo kuguhamagara. genda mwana wanjye genda. umve mu nyubako bari batewe iryo joro babumva amasasu bageze ngo ni imikino abicanyi bacaye benshi noneho mudamu baramushaka filime mu nyubako ukobwa batewe bicanyi batari benshi wa wundi bice muri umuna we Louise igitero yiyiziye igitero baraka nyamunini moto fight to the Murashi. Another shooter. The Murashi. The fighter. The shooter. Murashi. Araka. That's just how you looked when you shot my brother. So get ready. Itegure yaciyeho. Yari yiteguye najya batiteguye. Muri magazine ako kanya itana ko kinga. Moto, unyubako. Ararasa. Niba shuta n'umurashi. Shuti n'ukurasa. Shuta n'umurashi. Ho! Kirenge umutwe. Darumurashi, the shooter. Darumoto. Bari mu cyezi yazi wari mu mwijima. Ndabarasa shanda bamara. Kirero sirahimwa. Ho! Shooter. Tarashi, bro. Ye karama yewe. Apunya byumva. Shooter. Murashi n'intoroshi. Buri uwo yikaraga imbere uwo ni umugenzi ni babandi bita banyakwigendera ngo murabeho banyakwigendera. Kuko nawe yananyakwigendera. Twahuye ari mu rugendo bakuye ndeba we. Nabo baciyeho. Wene washanya bicanye none nabona bagenda bagabanyuka nabagabanya bakoze ndamurangiza giye. Byaye fata indi toroshi kumbuga nawe yari umusirikare muri Red Commandos, Commando Rouge, nabo muri Thailand, nako muri Cambodia. Yari muri Commando Rouge ni mu Gifaransa kandi koko abantu n'abasirikare babayeho muri Thailand. Cambodia nako ndetse habaye na genocide, gusa genocide ngo itagivugwa. Kozwe n'aba Commando Rouge. Yari umwe muri bo. Yewe. Akira amafaranga. Go on, bet it all. Uzakomeze uyakine mu rusimbi umva disi iki kirimo kirapfa kivugura urusimbi. Ntabwo uzajya mu ijoro. Urabizi ko ntabakora. Ni amafaranga y'umupfu washyira mu rusimbi. If I could, I'd bet it myself. That's very good if you can. No. Baraganiriye mugenzi. Uko yanimo kubwira mugenzi we nafata amafaranga yajyane mu rusimbi kubera ka It's man and berry roll mugenzi yari arimo gupfa. Yewe ntabwo uzajya mu ijoro ndibuka kivuga ibyo rusimbi urimo gupfa. Abantu twiyana turi mu marembera. Good. I bet it myself. None bamurashi arimo kumurinda. How about signing it with a kiss? Wamba bari rukakansinyira.
umutima wenda cyapfuye kimukunda cyari cyaranamwibye n'agafoto nawe icyo yakoze cyari kimwe ariko uzi umuntu uko yemera akagupfira ibyo byakozwe na Yesu gusa n'abarinzi bamwe yewe cyane Come on out, you cowards! mubabwa bigwari mwe come on out you cowards ni cyane ni karaba tatwe nana kira mwana bamura tikirenge yapimye igiti umupfato ngutse nk'abirasa kana barakarashe hey pimye igiti n'umwicanye killer so yuma muze sha mugende bagabo bose arimo arabyosha hari urimo kubitera imibare byaje kana yakarashe ikirenge barimo wa mushiki waka arimo aragafunga igitambara kana gifunze umunwa bicanye bari mu nzu muri nzu umwe yagiye w'icyo yakoze cyari kimwe ibigabo birimo birashaka kana mbere ya TV yarambitse telekomande yayo maze birasa bireba vuba bireba ariko kwakwanya vuba ka televiziyo karaswa na cya kicanye kindi rugabo ko ruhatarira mipango yose rurajyamo ninde wishe muri muna wanje sha cyakandagiye ka page nako kandi gatuma page ivuga ka alarm kirakanda kigomba kumenya aho umusore ari barabona yewe tomoto uyu mwica ndasanzwe kagwa hasi kiragatora cyegere umukobwa kigakanda umukobwa agira disi ngo ni wa murinzi we iki kigamo n'icicanye batumye umukobwa ni umupfu wabandi ureba ukavuga tudure nyakwigendera abantu bagenda akawusanga ni umupfu moving dead bodies ni imirambo igenda ihagaze living dead umupfagaze umukobwa yaraje maze yisanga kuri cicanye agira ngo ni umurinzi we ni njyewe kubisa umukobwa kuri hasi umurinzi yari yageze dore moto cikisha umukobwa n'agasaza aho yabajyanye n'uwo tutazi abicanye ni benshi mu nzu barabicanye yabacaniye amatara barangije apayo umva amagambo hano Wait. Wemuretse It's filling with gas. iyi nyubako yuzuye gas hari gas ariko irimo oxygen nayo bari gas ariko iyi ni gas idasanzwe ni carbon dioxide nta oxygen irimo mu nyubako. The windows are all bulletproof. Ibirahure byose ni bulletproof na antibari ni ukuvuga ngo nta mwuka uturuka hanze winjiramo hano yari yafunze inzu yose hanyuma arangije arekura umwuka utari oxygen And the doors are locked. kandi inzugi zirafunze and the doors are locked. Dore umwuka urimo gusohoka urabona ahantu yawufunguriye uyu mwuka usohoka One shot. isasu rimwe gusa one shot isasu rimwe gusa biratuma inyubako iturika ni bya bindi biba muri bya bomboni batekesha bya gas zisanzwe. We're all dead. isasu rimwe gusa riratuma twese dupfa byatumye bakuramo za magazine magazine bazikuramo ikikumena amadirishya ko nantibare wamuswa urankanga Hey, bodyguard. murinzi Me. The battle is always on. iyi ntambara iteka yahozeho ku ruhande rwanjye. The battle was always on. The battle. Intambara. The battle. Is that what you think this is? uratekereza ni intambara? Is that what you think this is? Uracheka ni intambara? This is your execution. This is your execution. Ubu n'ubwicanyi bugiye kukubaho. Ni urupfu rwawe. Dore ibindi bisuka byafashe udutebe buri umwe aragwa. And yours as well. Nawe nuko and yours as well. Hakuno nyamunini yaravuze abonye avugira. Yumvisha ko nta masasu akora uyu munsi. You killed my best friend. Wishe inshuti yanjye ya mbere nta masasu ndi bukoresha kugukubita. Friend, What are you talking about? uravuga ibiki wakikora iki? He killed my brother. Uyu mugabo yishe murumuna wanjye wowe uravuga iby'inshuti. You're going to suffer Uyu munsi urababara. long. And then you're going to die. More and then you're going to die. Urababara kurushaho kandi urapfa. Dore wabwire mama shenge ko rero. Agasura ni keza gusa koherereje umugeri. Tumvira mu mugongo ukubise mu nda. Ho! Kishiramo basi tatwita woganda abakozi bagiye kuri boss byuma bivayo abakozi nta n'umwe ushaka usora isasu ni ku migeri ni ku byuma byaba nagere kaje kubajomba kabisa kubera ko hano urekuye akantu karimo umuriro ugabana umukubisi urekuye ikintu kirimo umuriro menya ko muri bupfe kubera ko hano hari oxygen
gasi yasohotse n'icyatsi nyamunini cyuma bakozi yagabanyije abakozi mugabanyizemo gatsindwa bose akeneye ari wenyine ashaka kuyarya wenyine Only one of us will stand when this is over. umwe muri twaraguma ibi birangiye To attack. I'm an assassin, but you're just a defender. but you are just a defender wowe uri umurinzi gusa nta n'ikindi ba bodyguard bari abarinzi gusa nta n'ikindi musirikare n'umurinzi musirikare na defender filime yiswe defender do mucango haraka bodyguard kuri soldier boy gasi yababanye nyinshi bananiwe guhumeka tangiye kuranirwa guhumeka umugabo aratambuka hejuru y'amajerekani amaferabiti bimeza amazobe tupi amafirigo dataka numwatati uyu ni defender gusa na defender to defend defender dataka dore filime hey Baraka defender para defendinga na bwereza iki cyamubwiye ngo wa strength to attack natojwe kwataka abakomando barataka nanjye ndataka sha na mimi ndaje cyane giswahili cy'ikinyarwanda na mimi ndaje nuko babanye muki gasi ni nyinshi kaje akariro gacano baturika kumbe ari sasa mu mazi aya mazi dusanzwe tuzi habari mico bita oxygen wegereye amazi nta mwuka ufite hari byo wagana umwuka cyane cyane na carbon dioxide barwana amazi umusango baraka defender bana murinzi nakanye gukubita umwatatsi nanjye naja mwatatatanye gukubitwa subwana batakana nawe watoje kwataka baraka defender the attacker batonyanga bananiwe guhumeka utuzu ndagukubita Baraka defender the attacker defender mwuka wabateranya bakaba mwuka we nyubakira punza oxygen nabwo ikinjiremo amazi kubera akabarimo oxygen kubera ni mpamvu bandika H2O H2O niyo mpamvu bagomba kurwanira amazi kuko harimo oxygen bakareba ko bahumeka mambara ndagukubita ndayanywa ndagukubita nijye uyanywa ahubwo katini baraka napfuye mwuka byaramwe we kubita gicakoshi ndagukubita sha tuze ducyanyoye ntabwo nongera guhume napfuye bakanyoye kuri aya mazi mambara baka kumazi uyu yanyoye dukeya yayagiyeho kiriya gutomera unkubita nyanyoye tu yanyoye dukeya baraka nari umujyi uhumeka mu nyubako haba harimo oxygen mu mazi oxygen yapfuye bakanyoye ku mazi uyu yanyoye bakanyoye ku mazi ayasubiraho yarongerayo bakanyoye ku mazi arayafunga ndapfuye bakanyoye ku mazi n'amazi ubona bakanyoye ku mazi tefunga ku gaferabeti bakanyoye ku mazi rekura agaferabeti rekura karobine bakanyoye ku mazi rekura karobine kubita ikigabo maze kirahindukira kiyagwamo dore umucango nambara go yabaye the beaten one wataka bayukubitwa inyubako mu nyubako bakanyoye ku mazi ndagukubita wowe bakanyoye ku mazi ndagukubita bakanyoye ku mazi defender the attacker bas cyagwe mu bo yagomba kurinda gifite Bennett kigendana bayonet ngo ni bayonet cya cyuma cy'abasirikare cyari komanda rouge wakibonye cyana ndaje mutere bayonet mu biryo bavuga igifaransa cyihari Bennett impande eshatu three-sided Bennett pale chuma cha mara kita gitera defender Bruce hey Bondi fight
basi amagambo sikia njorosha icyo ni igiswahili cyo mu biryogo njoro ngo ni ngwino njo kumbe disi wa mudamu umugabo yaraje ngo ashaka kumutunga yarara data we munzu ko nta mwuka urimo ntabwo azi ko hari abamazemo amasaha abakire si abantu buriya nta bido y'ubuto yaje yisutsemo banywa n'ubuto abakire yaje akurura ni abatindi kumbe bibereye hakuno ibyo babimenyereye ni ibibazo n'ibyitoniye we yaje nta buto yanyoye yumva ni ibibazo birenze mubaho mute we ko mubaho nabi Wait! Michelle, please let her go. Whatever she's paying you, I'll triple it. sure ayagwa yose ndakuba gatatu toka mbere yawe over there we shinze Get going! toka marisha we shinze Shot my brother 7 times. yarashe muri umunani Oh, yeah. zirindwi cyane Now it's going to be my turn to shoot. nijya ukurikira 7 times. inshuro zirindwi 7 I times have millions. How much will it take? mfite za miliyoni ushaka Trade ngahe off is no good. It's kunyishyura meaningless. sibyo nshaka Unless you want to pay someone to take the first bullet for her. kereka niba ushaka kwishyura umuntu ugafata isasu rye rya mbere aha tata nagenda byifatira Come on. ngwino Take the bullet. fata isasu Sell. narindwi urafata muri mwe ubwo uraba umwishyuriye ndemera niba ari iby'amasasu nyamuhe bakiri si abantu bodyguard aremera amasasu ariko warinda mureke na cya cyuma bamuteye mu rutugu There you go. waje there you go Do it. avance vraiment d'accord icyo ni igifaransa oui sips win indimi sizo tubamo ahubwo twarazizi It's almost over. birasa naho birangiye kobwa cyatase ku mupima umugabo wandindiye umugore ko kukajya gufata sasa umugabo bagabo baraje ko ari babiri umugabo w'umugore asubira inyuma bodyguard niwe byariye Aren't you prepared to die? ntabwo wowe witeguye gupfa No! John Please, my God. ntabwo ari uko byakabaye So, one more bullet then. irindi sasu rimwe niryo ribura rya kabiri niryo umukobwa arabi nawe umukobwa agiye yitangiye cya gisore cyaramo nimwinjiramo ngombe kobwa mugenzi cya John cyane amwitangiye umukire maze arebenge neza abona umudamu we yibereye cyane cyane ku murinzi kubera ko cyane cyane umurinzi yapfuye amupira igihe kirekire barakimaranye No! yewe Uncle Charlie! Uncle Charlie ndi muzima wa mwana we Please. ntabwo ari uko byakabaye kobwa cyora muririye mugenzi amasaha n'iminsi byaragiye biricuma hafi ku mupaka icyo gihe Ubushinwa na Hong Kong byari bitandukanye igihugu ari ikindi n'ikindi ari ikindi bari baje gushimira mu Bushinwa abazanye wa bodyguard kuva muri Beijing Hong Kong batanga n'imbunda bodyguard yakoreshaga bamuhaye ibintu bimwe mu bimenyetso mugenzi musererindwa nyatari barakwereka mu nzira bajyanwa umukire yarazanye umugore we ku mupaka kuko ari umukire wa Ruswa Esther. no mugwiza tunga watwaye wihuse kina muri ginani tumugereho batari bari muneza umupaka That's the natural instinct. mbega No umudamu reason for you to feel guilty. ninjye usa naho mfite icyaha nta n'icyaha nigeze nkora kumbe ku mupaka wa bodyguard This is yasura from nari Comrade mugenda Chang to Sergeant Lau. Sergeant Lau ibi ni imwe mu mpano yohererejwe uwamwoherereje mbere yari mu modoka hakurya ni ku mupaka kuva muri Hong Kong na Beijing Get authorization for Chang to stay in Hong Kong. With all your money, you could pull the strings. faranga yawe nta na kimwe yamara umugabo yagiye umubwira ko amafaranga ntacyo yamara kereka ari kumwe n'umudamu w'igihe kirekire uyu nawe rero yakiriye udufaranga mugeze wa bodyguard wo mu Bushinwa Charlie, this is just between you and me. ibiri hagati yawe nanjye It's for your son's education. ni ukubw'amashuri y'umwana wawe Okay? uzakora ibishoboka umwana wawe umwigishe ikintu cyo cyohereje amafaranga asubiye iwabo baramurashe ariko ntiyapfa iyo baba data we inshuti niyo yazakohereza ku note zose zikunda urufite
Stop right there. Mwemuretse we. Niba umurinzi yari ari muri iyo modoka. Muri iyo modoka harimo umuntu umwe twese tutashoboraga kubona. Uyu kwerekana izandiko z'inzira. Bamwe ramwemereye aceho. Gusa ageze avuye muri Hong Kong, ageze ku ruhande rw'Ubushinwa, icyo gihe China na Hong Kong byari bitandukanye. We mfite uburenganzira bwo gucaho, ntabwo byemewe. Wishes to return to Beijing. Kugira ngo usubire muri Beijing ni ukujya manza akajya kugusinyira dore ntakasha bagutereyemo ubone gucaho. Kandi ubwo imodoka zirimo ziragenda. He left you this. Yagusigiye ibi ngibi bagiye kugenda, wa murinzi yaciyeho mugenzi. Yabaye umugabo atari babagabo gito. Yanga guhemukira umudamu we n'umugabo we. Yabaye umugabo umugabo koko. Abagabo usanga bakeya igikwi kidamu cy'umugabo kigenda kigakunda umusore ugasanga atakibabariye. Urundi n'abagabo bakeya nanjye nyiro kubabwira ndimo. Filime isa nawe mugenzi umukobwa yararebye icyo amusigiye nicyo tutamenye. Barakwereka arafunguye. Usanga bake kureba neza kuko yari yamusigiye kagasaka umudamu yari yamuhaye kandi nawe yamusigiye ko yari afite nzabona nkwibukiraho ariko ufite umutima uruwinare yawe nawe ufite uruwinare kabisa yangawe yaranavugishijwe umbe bodyguard wavuye Beijing yarageze iwabo yari umugabo kuko mbagabo bo kuzabarwa barwanya intambara yemera kwitangira uwo yarindaga abandi mugenzi arabona isasu riza akakubwira aha nimushaka mumuhereze mpaniki nawe nuko kagenzi hakurikira mu prison break uri hanze nacikwe n'undi wese nacikwe nico gihe nako kanya T-Bag turabakunda cyane yeah